Ok guys, ndabashuhuje. Muri iyi video ngiye kubereka modeli za domboro wakwambarira ku gitenge cyangwa se ukaba wayambarira ku ijipo. Izi ni modeli z'uturibaya hejuru mu mabere tuba tugufashe, twagera munsi y'amabere tugataraka. Twibutsa ko turi Olivier Fashion Limited Company, dukorera i Karongi mu Gakiriro ka Karongi. Dukodesha imyenda y'abageni, buri kimwe cy'abageni cyose kirahari wakenera. Duhamagare tugufashe, cyangwa se niba ukeneye kudodesha nabwo turagufasha. Duhamagare tukudodere modeli yose wakwifuza, kandi niba wakunze iyi video kora like, nurangiza ukore share, utere na comment kugira ngo tujye tubasha kubana twishimiranye. Niba twagushimishije tubimenye, kandi niba ugeze hano bwa mbere utarakora subscribe, ndagusaba kugira ngo ubikore, kuko uzi neza ko nta gihombo uzagira kuba warakoze subscribe kuri YouTube channel Olivier Fashion Limited. Twaraje ku bwanyu.